Rayon Sport icyambere mu kanya gato cyane hagiye kuba inama ya komite nyobozi ya Rayon Sport. Ubwo n'ubuyobozi bwa Rayon Sport birumvikana. Hari possibility yuko bakwimura inama kuko abakire benshi bifuza gutumirwa bari kugenda biyongera. Abakire bari kumenya ko inama ihari bakavuga ngo konye mwansize konye mwansize. Rero bari tubanze dukore liste yabo bose dushaka umunsi ukwiye twemeza umunsi tuzabatangariza vuba inama izahuza abagabo bakiri muri Rayon Sport. Ubwo mvuze abagabo harimo n'abagore birumvikana nyine n'abagore ubwo barimo bafite amafaranga bazajya gutanga umusanzu wabo mu kubaka Rayon Sport. Hanyuma ikijyanye na recruitment rero iki cyumweru Rayon Sport irasinyisha Rutahizamu. Icyo abantu bakimenye ngo bishaka kubeje ahubwo Rayon Sport bambwiye ko ngo umuntu yitwa Derife bari kumubwira ngo ntabwo usabwa kuba uri kuri office buri kanya, ahubwo usabwa ko ahantu hose uri bujye ugomba kuba ufite kamera yawe witeguye yuko mu kanya gato wafotora. Hari kuvuga umusore witwa Vianney Sekajugo. Vianney Sekajugo yakinnye mu makipe arimo nka Jinja, akina muri Onda Paraka, akina muri Wakiso Giants, akina muri Uganda Revenue Authority, mwe yakinnyemo na noze nere yagiyeyo uyu mugande Ojera. So uyu mugabo amaze gukina match ngiye kubanyuriramo ari muri URA, yakinnye match 72 atsinda ibitego 19 atanga assist 7 mu myaka 3 ishize. Muri Wakiso yakinnye mu match 23 atsinda ibitego 30 atanga assist 17 muri Wakiso Giants niwe yagaragaye cyane. Onda Paraka yakinnye mu match 49 atsinda ibitego 24. Muri Jinja Municipal Council yakinnye mu match 17 atsinda ibitego 7 na assist 6. Ikipe yazamukiyemo yitwa Saint FC yakinnye mu match 12 atsindamo ibitego 5 atangamo assist 4. Hanyuma agitangira umupira n'ubundi muri sense yakinnye match 26 saison ya mbere atsinamo ibitego 14. Yitwa Vianney, umukinnyi wahamagawe muri Uganda Cranes atsinda ibitego 3 na assist 2 hagati muri Caps 11 yahamagawemo guturuka 2018. Bamwita Vianney Sekajugo. Akaba yaravutse 26 z'ukwa 8 96. Uyu Rutahizamu imyaka 29. Uyu Rutahizamu ari kuvuga cyane muri Rayon Sport ko ashobora kuzuye umugande gusimbura undi muganda ariwe Charles Bare. Nyuma yuko ngo biri kugorana cyane ibijyanye no kurangizanya n'uyu musore Rutahizamu twari twaravuze mbere witwa Fahad Bayo. Hari amakuru avuga ko abakiriya bari gutinya gutanga amafaranga ngo bataragenerwa imigabane muri Rayon Sport. Dushakira amakuru abarero benshi bifuza kumenya ise baratanga amafaranga baragura imigabane biragenda umunsi wo kuwa mbere tukarira bitakoresha forma tukanyura mu bintu byinshi. Nagira ngo mamenyeshe ko ariko dufite umwanya uhagije ejo. Nagira ngo mamenyeshe ko tuzaganira ko ya peri nazaga. Nagira ngo mamenyeshe ko abantu barimo bariga projet y'imigabane muri Rayon Sport mperutse guhura nabo tuganira amasaha 2. Reka da amasaha kinyo kina hagati mu kibuga ubita defending midfielder wakinaga muri Nyasa Big Bullets, akaba afite imyaka 22 n'umunyamara witwa Liod Aaron. Ejo nibwo nabazaga PRFC ko imaze gukora transfer ebyiri ze officiel n'indi mineri pending ya Cheikh Djibril Ouattara Rutahizamu umunya Burkina. Rayon Sport iratekereza iki? Irateganya iki muri kwezi kwa mbere ko isa nk'isinziri ariko makuru ava mu buyobozi akavuga ko ari ikipe nayo irimo gukora ibintu byayo bucece, irimo kureba karendere no kugihe gihagaze. Ejo Rayon Sport yasubukuye imyitozo batangiye kwitegura phase retour harimo nyine n'imikino nanone y'igikombe cy'ubutwari. Bisobanuye ko niba tugeze ku itariki 17 Rayon Sport ifite iminsi 12 rugaju yo gukora business ya nyayo kugira ngo yongeramo abakinnyi kwifite ahantu henshi ho kongera abakinnyi arukomeje ku mukinnyi w'umunyamarawe. Nibyo abantu abanze babimenye ko Rayon Sport ikipe bakunda ari benshi kwizigira imyanya ni 3 rero ntico ku ruhande bafite imyanya 3 bazongeramo barabikubwira ko ari nimero 6
barakubwira ko bazagura umuwinga ndetse na rutahizamu. Rutahizamu. barahera kuri rutahizamu. amakuru nakuruye muri Rayon Sport ni uko iyi weekend tuvugana iyi turimo Rayon Sport ngo yari yiteguye kuba yatangaza hatabaye izindi weekend twinjiremo iyi tugiye yego ngo nibitinda cyane gutangaza amazina y'abinjira cyane kandi barahera kuri rutahizamu. umuntu yitwa Delphin, tegura kamera yawe yitegure. anabonye afite lensi ingana irangana n'itiyo rivana amazi muri mutobori yajyana i Burera. Ruben Ngabo igitangaza. tegura ya magambo yawe y'icyongereza cyiza cyane ushyira kuri social media uyatyaza. ndakumenyesha ko wasiri niba ushaka izindi tentire wishyiramo n'andi magambo y'ikibonezamvugo wakoresha abatayari ku kibuga cy'indege bakira abakinnyi. ndakumenyesha ko Lorenzo uba ushaka uburyo uzabiganiramo abanyarwanda. icyumweru gitaha Rayon Sport iratangaza umukinnyi. ibyo ngibyo ndabiguhamirije biraba. abayobozi muri rero bambwiye bati icyo cyo kibwira abanyarwanda udashidikanya. icyumweru gitaha kuri radiyo hano ntikizashira tudatangaje. Murera yamaze kuganira n'abakinnyi. amafaranga ubuyobozi bwamaze no kuyashyira hariya arahari. abakinnyi rero batangaza icyo bita kibayi namba umwe kuri umwe. icyumweru gitaha kirimo amakuru ya transfer zari kurusha ikindi gihe cyose twayivugiye. reka turi kwegera mu mpera z'ukwezi kabaye iminsi yagiye. ku icyumweru gishize cyari cya APR cyane batangazaga transfer za APR. Rayon Sport zaziye rimwe zigenda bumvishe intabaza twatanze mu rubuga rw'imikino rwo kuwa gatatu igihe twavuga ati nyamara mutaguze abakinnyi. mwibuke ko abafana bavuga bati abakinnyi mufite ni aba Jean Fidele basize abayobozi. ariko nabo abayobozi ba Rayon Sport bagasubiza bakajurira bakavuga ngo nubwo Jean Fidele avuga ko yasize aba bakinnyi ntabwo yari Patrick bimaze iki kuzana abakinnyi ukabasinyisha ntubishyure ikintu na kimwe tukarwana n'uwo mutwaro. bo bibara nk'abo bakinnyi bari muri Rayon aribo babaguze. shyushya umbaze uburyo bagiye gukemura iki kibazo. kirakemuka nshyushya sindashyuha Nyasa Big Bullets shyushya tatuvuye kuri uriya muntu arashyuha iminota itanu. shaka akantu mbwira kanshyushya mukadara ukuntu bati sindashyuha namaze gushyuha. kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isaa 12 kuri hoteli yitwa B Hotel y'umugabo w'umukire witwa Bazil. umwe ufite imodoka za mbere nziza mu Rwanda cyane. ndabigusubiriramo ku isaha y'isaa 12 yitiranwa n'icyatsi cyiza cyane cy'abataliyani bita Basil bashyira kuri spaghetti n'ibirombe aba yambaye Jeannette nka 400. dukeneye kumenyana na Bazil byihariye. Bazil ukeneye kumenyana n'urubuga rw'imikino baguhe nimero yanjye. dukeneye kumenyana na Bazil dukeneye kuganira. Bazil agira cyagaharira nka 5,000,000 zo kuvuga Jeannette y'ibirombe mube muhaye abakinnyi prime bakamubwira ati se uziduhereye iki nyine turazandikaho iki turazikoresha ari ukwamamaza ati mwe ndayabahaye.